Banyarwandakazi, Banyarwanda, ndi Meja Michael Mupende ubasuhuza. Mu kiganiro cyanjye cy'uyu munsi ndavuga ku bintu aho bigeze ubifata ku ntambara y'u Rwanda rwateje muri Congo. Ndavuga ku ngingo zikurikira. Ndavuga kuri withdraw y'ingabo z'u Rwanda, withdraw cyangwa gusubira inyuma. Gahunda yabyo yaratangiye nk'uko Kagame yabisabwe n'amahanga, nabikomeza neza. Indi ngingo ya kabiri ndavuga kuri biriya byemezo, sanctions zafatiwe leta y'u Rwanda, abategetsi ku giti cyabo bafasha Kagame. Indi ngingo ndavuga ku mishyikirano Kagame yatangiye gusaba. Kagame niwe yateye igihugu cya Congo, ariko ubu n'imishyikirano mwumva, nubwo ari imikino turaza kubisubiramo, ariko Kagame niwe yatangiye kuyisaba. Kagame muzi watukanye, agatuka umuyobozi wa Congo Tshisekedi, agatuka amahanga, agatuka ibihugu byo hanze byose bimuvuga bimutesha amabi ye. Kagame wirasa ubutwari, agahiga Congo n'u Burundi na za Sadeki mu mezi 3 ashize nangwa 4. Muzi ibintu byose Kagame amaze iminsi avuga. Kagame yarirase avuga ko ari intwari, avuga ko abimenyereye ko abaye mu ntambara cyane, ko nta muntu azacira akarorotega, ko ntawazatinya, ko azarasa buri muntu. Avuga ndetse ko azarwana yitanze yimaze inyuma, ngo ko azarwana nk'udafite icyo atakaza, n'andi magambo menshi y'amatakaragasi atagenanye n'ibihe uko bimeze. Abwira abanyarwanda ko bakenyera bagakomeza, ngo bakarwana inkundura. Ariko ye niba bitavugwa na Kagame nzi nangwa abanyarwanda ababaye muri iyo mirimo y'intambara, muri uwo mwuga w'intambara bazi. Banyarwandakazi, Banyarwanda, Kagame arabashuka. Nta munsi n'umwe yigeze yitanga nk'uko abivuga. Nta wundi munsi n'umwe yigeze anakenyera, n'intambara zari zifite impamvu, usibye ibyo by'ubujura ababwira gukenyerera. Ntabwo Kagame yigeze aba intwari igera kuri ako kageni. None agiye kuba intwari, aramobarizinga u Rwanda rwose kuba intwari no gukenyera bagakomeza, bajya kwiba amabuye yo muri Congo no guteza ibibazo bizarimbura Abanyarwanda nako Batutsi. Mu byumve neza rwose, nicyo byototera Kagame kitari ikibazo yakigize ikibazo. Kagame arakora withdraw kubera ko nta yandi mahitamo afite. Kagame afite ubwoba bwo gutakaza ingoma. Ubu mwumvise ko yatangiye kuvana ingabo muri Congo rero, ahereye n'iziri mu karere ka Walikare. Iyo ni ya pressure y'isi yose. Nta yandi mahitamo Kagame afite, agomba kubikora uko. Ariko nanone bidakora intekerezo ya Kagame yo gukomeza guteza ibibazo mu karere, kuko ndabizi ntabwo azava muri Congo mu buryo bworoshye. Nk'uko nabivuze, Kagame nta mahitamo agifite, agomba kuvana ingabo ze muri Congo. Haraza nyuma ya Walikare, yabari mu karere ka Walikare, haraza gutangira gukurikizaho Bukavu. Byose bizaba birimo amacenga menshi. Imwe bizabatungura, ariko bizaba. Hazaheruka ingabo ziri muri Goma, ariko mbabariye bari abana b'abakongomani. Kagame yagize ibikoresho n'ibikingirizo by'ingoma ye
iyi myaka yose. Mbabarira na bene wabo b'abasivili baba mu nkambi mu Rwanda, yababuje uburenganzira bwabo, yababuje identity. Uko Kagame akomeza akoresha abatutsi bo muri Kongo, ni nako ikibazo cyabo kigenda kiba ingorabahizi. Abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo muri Kongo mukwiriye kwishyira hamwe, naho ubundi muzabura epfo na ruguru, kandi muzajya kwitekerezaho igihe cyarabashiranye. Ibyo bizaba bibi. Nimumenye ko Kagame atagifite igihe kirekire cyo gutegeka u Rwanda kugira ngo akomeze abakoroge, ababeshye, abakoreshe. Isi irabizi neza yuko Kagame yabagize ibikoresho igihe kirekire, akabatwerera ibibazo bitari ibyanyu, maze buhoro buhoro mukabyirengera. Abenshi yababujije uburenganzira bwanyu kubera ko mwanze ko abahindura ibikoresho. Urugero ni nk'Abankunda n'abandi benshi. Yashatse iteka ryose kubagira ibikoresho byo gukomeza gusahura Kongo, aho kubafasha ngo murwanire uburenganzira bwa bene wanyu mu buryo bukwiriye. Uko niko Nkunda afungiye mu Rwanda imyaka yose. Uko ni nako Bosco Ntaganda yatanzwe. Uko niko abandi benshi bicajwe mu Rwanda. Ni nako mubona Makenguri yatagira ijambo mu byo yitwa kwa kuri. Mujye mwumva Makenga mumbwire ko arahajya avuga. Kuko Kagame na Kabarebe nibo bonye bakontorora iriya ntambara yanyu. Mwese muzi neza ko Abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mbere yuko Kagame bakoresha, niba bari bafite n'ibibazo ntawabimenyaga. Ariko aho bamaze kwishyira mu maboko ya Kagame burundu, bagize ibibazo by'ingorabahizi. Ingabo za M23 mwumva zivugwa zingana iki? Birazwi ko M23 ari bake cyane. Intambara yahariye muri Kongo muri za Kivu irwanwa na RDF. Nzi ko neza byibura division ebyiri abatazi by'igisirikare ni 20,000. Buri division ni 1000 nibura, hagati y'umunani ni 10,000 byuzuye. Division ebyiri zabaye committed mu kurwanira intambara yo muri Kongo. M23 nka kimwe cya gatatu cy'ingabo zihagare muri Kongo zirimo kurwana, twita ko ari intambara ya M23. Ije ndabizi. Byose birarwana ku nyungu za Kagame. Abasirikare b'u Rwanda bose bari mu Kongo, ibyo bihumbi byose, abapfa, abababara, abatakaza ibice by'umubiri, bose barazira ko Kagame arimo kubarwanisha intambara zo gushaka imitungo yo kwikungahaza n'umuryango we. Mwumve namwe mumbwire ko hari umusirikare n'umwe w'u Rwanda cyangwa umukongomani ukwiriye kugwa kuri ya rugamba, kuri zira ntambara, azira ubwo busahuzi. Kagame ntabwo yifuza ko intambara yo muri Kongo yapfirangiye, kuko iriya ntambara imufatiye runini muri politiki. Icyambere, iriya ntambara ni intwari ikomeye akoresha kwereka Abanyarwanda yuko akirwanya jenoside, ko akirwanya za nterahamwe zenda kongera kugaruka ngo zamare Abanyarwanda. Ibyo rero nibyo arimwe acungiraho kugira ngo Abanyarwanda bazajya bagira icyo bavuga banenga, ajya atunga urutoki ibyo avuga ko habereye runini, dore ko ngo yanahagaritse jenoside. Niyo mpamvu ijambo iteka, ijambo interahamwe, ijambo genocide atagomba gukora ikosa ryo kutarivuga muri za disikuru zose akora, zaba izakorera mu Rwanda n'izakora mu mahanga hose. Kuba Kagame atangiye kwirukankira mu gusaba ibyo yita imishyikirano, mwabonye ejo bundi aha, biriya ngo arakina politike yo gucubya no kugabanya ibihano u Rwanda
rwahawe n'amahanga yose gucubya yuko imfashanyo u Rwanda ruhabwa zahagaritswe, n'abayobozi bakaba barafatiwe ibyemezo, cyane cyane gufungirwa kuba bakwerekera mu mahanga, ndetse n'imitungo yabo abayifiteyo ikaba yafatirwa. Kagame rero arashaka uko yagira agahenge gusa, ariko mu by'ukuri nta na gato azapfa yifuje yuko iriya ntambara yo muri Kongo yapfa ihagaraye, kuko niyungukiramo nimugumya ku butegetsi mu Rwanda, ni nayo imukungahaza ikamugira umukire, akanibyo bimutera kuba karaha kajyahe. Rero bene ziriya politiki Kagame arimo akina zirashaje, kandi ibihe azikiniramo biratandukanye. Arigana bimwe yabonye mu gihe cyashize, ariko bitagishobora gukora kuri situation ya none. Biriya tubyita peace jokes. Ubundi biriya bituma umuntu cyangwa organization itava ku ntego yiyemeje, ariko iyo ntego ikaba nayo igomba kuba ari intego ishoboka. Intego rero yo gufata igice cya Kongo ntiyumvikana kandi ntishoboka kuri iki kinyejana. Peace jokes hari aho zagiye zikora bigendanye na timing cyangwa na situation iriho, ariko ku kibazo cya Kongo cy'uyu munsi siko bimeze, ntabwo bizashoboka. Kagame arateza ibibazo, kuko ibyo akora byose ni ukujijisha abanyarwanda ngo akomeze abakandamize, ariko ananyunyuza n'imitsi yabo, bityo akomeze akontorore abanyarwanda buhumyi, akomeze gukinisha kiriya kibazo cy'abatutsi n'icy'interahamwe, ku buryo ntawagira icyo ashobora kuvuga ku bibazo by'ingutu biri mu gihugu mu Rwanda, bityo ngo akomeze agumane ubutegetsi kugeza ubwo azaburaga urubyaro rwe. Murumva ko inzira ikiri ndende kugira ngo u Rwanda n'abanyarwanda babohoke. Murakoze kuba mwanteze amatwi muri iki kiganiro, mwese nimugira amahoro. Nanone nari Meja Michael Mupende ubagejeho iki kiganiro.